Reka mbashimire mwe mwakomeje gukurikira Godrich TV nkuko mumaze kubimenyera ariko aka nagara akamenyero nari mbesha abantu Arubeshya abantu kara nari mbesha abantu kara akamenyero ariko bidasanzwe no munsi dasanzwe ariko nubwo uvuga ngo nta kamenyero ibintu byo gukundana n'ibintu bimenyerewe je nari ndi kuvuga ngo nakamenyero ahubwo ko bagaruka muri iki kiganiro ngiye ikaze muri Classic Valentine Show Neka ikaze Stream Jesus. Urakoze cyane Kaliza Kate. Ya rero nkuko mubibona umva tugiye kuba turi kumwe nawe mwe kugira ngo tubashe kuba twakizihiza uyu munsi w'abakundana kubera ko ndabizi ko aho muri hose ndabizi ko muri ho muragenda nyine mukora utuntu tugiye dutandukanye gift tugiye dutandukanye nyine kugira ngo abakunzi banyu baze ase ubundi wowe reka duhere kuri wowe. Wowe bimeze bite? Yo kuntu bimeze muri aka kanya. Yego. Ngiye bitewe nuko naje kwitekerezaho nsanga nk'umuntu ufite abakunzi benshi. Ndavuga girlfriend not ntabwo mfite girlfriend mfite abagirlfriend naje kubahereza impano ya Saint Valentin hano bose niyo mpamvu muri rusange ahubwo bimeze bite ahubwo wowe ko mbona usa nkaho wanyeganye bimeze bite nawe ufite abakunzi cyangwa n'umukunzi nje boyfriend n'umwe ahubwo abakunzi ni benshi reka dufatanyirize hamwe no munsi rero tubahereze iki njye mfasha nihera abakunzi banjye so kabisa kuko ngewe biraza no kurangira buriya uri bwitware neza aha noneho kugira ngo basi uwo mukunzi wawe aze kuba yaza kugaragara mukorera akantu gato akageste gato cyane gashobora kuba kaza kumukurura kugira ngo ahita avuga ati ni wowe umukunzi wanjye uri kundeba hano reka nkubwire ko mukunda ndagukunda cyane kabisa dore ni n'umunsi wa Saint Valentin mwifurije kugira umunsi mwiza ndabizi benshi abo mwicaranye ngo wese bakugirira ishyari humura ni wowe nkunda wenyine kabisa ni wowe nkunda kabisa ahubwo nsuhuriza amabukwe n'abarumuna banjye n'abaramu banjye niko bavuga abandi bose ari nta wundi buryo nkunda uyu umwe gusa uyu umwe niwe nkunda wowe mukunzi wa Stream Jesus rero reka ngusuhuze mubwire uti warahiriwe kumugira kuri uyu munsi w'abakundana kabisa ariko ndakeka n'abantu ahantu bose barishimye ariko uyu munsi turi buze kugarukaho ariyo mpamvu ngiye burangiye nkunda kubanza gutera amatsiko abakunzi ubundi kabisa uko byagenda ko uyu munsi kuri njyewe cyangwa ku bandi abenshi bakunda kuwufata nk'umunsi nimboneka rimwe ubundi umunsi uza rimwe cyangwa kwizihizwa rimwe uwo munsi ugomba kuwizihiza cyangwa kuwenjoyinga nyine nk'utazongera kubaho vuba aho ngaho rero ku bantu bakundana haba bari kumwe haba bari kure y'abakunzi babo nyine turi hano kugira ngo basi aka kanya ushobora kuza kumuha ubutumwa ukamubwira ati nubwo tutari kumwe aka kanya ahangaha ariko ku mutima uhoraho nubwo aka kanya ubona tuticaranye cyangwa tutasohokanye ariko uri ku mutima ntabwo twareka kubwira abo bantu bafite love iri abakunzi babo bari kure ikintu turaza kukibandaho cyane ko hano tubaziye nk'umuhuza burya rero natangiye mbivuga njyewe uranseka ngo nyine ngo ndatendeka n'iki ariko burya nanjye nagwambaje sabo bakunzi banjye bari he ushobora gusanga nanjye nifitiye abakunzi nshobora kuba nifitiye umukunzi wanjye wenda ntabwo ari Kigali ntabwo duturanye urabona muri kano kanya ndi mu kazi urumva ntabwo turi kumwe ariko urumva nyine ni muri ubwo buryo ahubwo n'abandi bose bafite abakunzi babo batari kumwe hafi baraza kuba bakandika ubutumwa bugiye butandukanye bandikira abakunzi babo kuri nimero yacu isanzwe uteka barayizi then baze kuba bakandika ubutumwa bugiye butandukanye na mukanya turaza twishyiraho ngo kugira ngo muze kuba mwakandikira abakunzi banyu mubifurize umunsi mwiza ushobora kuba uri kure cyangwa muri ndari kumwe ushobora kuba imwifuriza muri kumwe ibyo byose biraza kuba abyakunda Okay rero ikindi kintu ababwira turaza kuba ngiye nkunda ibintu by'amashuri abantu basanzwe babizi ubundi nsanzwe nikoreye ikiganiro ibintu bijyanye na nyine ni classic vibes ariko ubu munsi byahindutse Classic Valentine rero ibaze ko abantu bose barasanzwe bakunda ibintu by'imyidagaduro no twise twijya no mu rukundo kandi mu rukundo burya baba kwishima kwinshi habamo entertainment sibyo uyu munsi turaza kuba dufite n'abahanzi baza kuba babagira curangira akagitari tu mbega ku bantu bakunda umuziki cyangwa abantu bakunda kumva uturirimbo tw'urukundo nuze kuba wajya kure ariko sabo bonyine kuko abantu dukunda ku buryo butandukanye hata wowe ukunda kubyina wowe ukunda nyine utuntu tudatuje nyine bisaba kuba umuntu yakikaraga nabyo biraza kuba bihari mu kanya gatoya
hari abatumirwa bagiye batandukanye kubabonye poste bamaze kubibona dufite abatumirwa bagiye batandukanye bagiye kubana natwe muri kano kanya kugira ngo tubashe kuba twakizihizanya namwe uyu munsi. ese kari we nihe mpano wifite? Jewe se niyo kuvuga. Yawe ndashaka impano no urangaragariza impano uko byagenda kose. Jewe izo mpano zo mvuze urangaragariza neza kabisa uyu munsi kuko turasusurutsa abantu. Kuko njyewe numvise ko ufite boyfriend sibyo? Njye rero kuko njye nawe mfite nshobora kubyina nka kotora nkaba ndamubuza cyangwa nkaririmba nka kotora nkaba ndamubuza. Ariyo mpamvu rero ube witoza ubugorora ijwi uraza kurimba cyangwa ukubita akantu k'akadense kuko uyu munsi ni show. Umunsi ni show kabisa tugiye gususurutsa abantu. Mbega ushatse kuvuga wowe ko utari buze kubikora? Njyewe ntago njyewe bitewe nuko nyine umukunzi wanjye ntago abikunda. Nagakunda iyo ndi kubyina nabizi. Ariko kuririmba waririmba. Nyine ikintu gihari agashya. Kuririmba waririmba. Kuririmba? Oya njyewe no munsi ndaza. None se nawe usangira nudakoramo. Njye nakwemereye ko nshobora kuza gukora kamwe muri ako ngako. Ninaririmba ndabyina. Ariko ntago ari impano zanjye ni ukugira ngo nyine basi naza gusangira tutaza gusangira utari gukora. Ntakibazo naza mu guitariste turafashanya turebe nimba yaza akadukubitiramo turebe si byo fresh. Nago wabyumva. Rero bimeze neza ahubwo ikintu nabwira abakunzi bacu nibagiye kure kabisa. Nibaze kuba bajya kure. Nkunda kwibutsa abantu iyo ndi mu kiganiro nkunda kubabwira ko ngiye nkunda kugendana nabo 5 kuri 5 sibyo? No muri aka kanya aho wica ugomba kwita ufata telefone yawe amukanya baraza gushyiraho nimero uhite utangira wandike message uvuga uti turashaka ko muza kuba umuntu udutume ku mukunzi wawe twandikira uti kabisa umukunzi wanjye mumbwira kano hari n'akajambo ushobora kuza kuba burya kera wavuga ngo tumuhe iyi ndirimbo cyangwa iyi ndirimbo kubwanjye ndumva ariyo yamushimisha kuri uyu munsi. Nibanga rero nari naraguhishe rero burya kera njyewe nakundaga abakobwa ariko nkanatinya abakobwa. Sore. Urumva? Gututinya abakobwa kandi ubakunda? Nakundaga nyuma nkanabatinya. Kuko nakunze umuntu ariko kubimubwira kananira. Ibyo ni indwara y'abantu benshi. Iyo ni indwara. Turuza kugaruka ahubwo abantu mwitwaza muri iyo nari bituraza kuyivugaho ariko abantu mwitwaza ngo mufite ngo basige babyita ininyi ngo nago mushaka gukunda mukaye turaje navyo tubigarukeho tubivuge tuvuga ubundi ibyo bintu ni ibiki biza gute. Ariko njye nababwira ko gukundana ni byiza. Gusa nyine njye ngarutse kuri icyo kintu nakubwiraga nagiraga ukabona burya rero hari system nyinshi zo gukundana gutereta umukobwa. Abantu benshi bo mu makaritsiye barabizi. Imana uzi ko hari igihe kera wakundaga umuntu tuvuge wakunze umukobwa ukajya kumutumaho mu musaza y'utuntu nk'utwo sibyo? Rero muri kino gihe abantu bafite amahirwe manini cyane kuko muri kano muri kano kanya bisaza umuntu kugira ngo agende amukubwire ko amukunda. None hari n'udutekinike turagenda tuzigarukaho inkundo kuko burya iyo bavuze Saint Valentin ni umunsi w'abakundana. Abakundana ntabwo bagira limit. Hari abantu bitwaza ngo ni umunsi w'abakundanye ngo mujye gushaka aba ex banyu ni umunsi w'abakundana. Kandi nta limit bihari tuvuge hari mu nkunda z'amashuri nazo turaza kuzigarukaho. Burya ibintu tutajya tugarukaho hano. High school love tugaruke siremewe cyangwa bimeze bite sibyo? Nasa rukundo hari ahantu rugira limite. Nta rukundo rugira limite. Nta hantu hamwe rugira limite. Asibye ko ku ishuri nyine bavuga ngo ntago biba byemewe ariko ntago biba byemewe ariko nyine ntago byakunda kuko kereka ushaka ko kwirirwa wirukangana na animateur na animatrice baza kuzigaruka baraza kumbwira ntago bigeze bagutunga. Mu dukoryo twigeze tukubaho tw'inkondo. Shaka ku ishuri? Oya. Kishuri ntago ngeze nkundana. Ariko kari wenda naguciye mu ijambo hari abantu bumva Saint Valentin akiya Saint Valentin ivuze ikigamije sibyo? Ese amateka yayo ubundi abahe cyangwa ni ukubera iki bayise Saint Valentin? Cyangwa ni wa munsi abantu bitwa ba Valentin na ba Valentine uyu munsi ndizera twabizije kuko twa dufite umukozi yita Valentin. Valentina ndamusuje rwose Valentina wanje n'umukobwa dukundana bita Valentina. Oya ngaba girlfriend benshi uyu munsi babaye ba Valentina. Umukobwa turi gukundana uyu munsi wese yitwa Valentine. Ndakunda mbananya n'iki message umbwiye ko nkunda Valentine. Bakobwa bose ari kureba kino kiganiro kwanza. Mwandike kuri nimero mukaya turashyira nimero mwandike mubwiye ati ndagukunda rwose na ba Valentine nyine dore murabona ariko ni mu muntu mwari nyine ni mukiyemo ibitoma myinshi. Abahungu baba bazi gutereta kuruta abakobwa. Ariko bazi gutereta kurusha abakobwa kandi binavugwa ko abakobwa burya abahungu ntabwo bazi guteta kurusha abakobwa. Abakobwa amagambo arabakurura cyane. Oya. Abahungu mufite ariko muri iyi minsi byarahindutse.
abakobwa basigaye bafite amagambo meza muri bo urenza mwebwe noneho mwaneza mukaza muvuga ngo abakobwa n'ubundi musanzwe ngo n'iki ukuntu ariko n'ubundi amagambo meza ushaka kuba wabwira umukunzi wawe mukanya turaje tuguhe rugari uyavuge uva ushiri kanya kabisa naba abantu mugira intinyi muze gutinyuka ariko rero ikintu cya mbere ngiye numva twabanza kugira ko abantu benshi bari kwibaza ubundi uyu munsi ugamije iki ese n'iki reka rero tusabe ku buhanga bw'ibyuma rero tuzamuke n'aka documentaire ni akantu gatoya cyangwa ni ukuntu abantu bakusanya amakuru y'ibyahise kubera ko uyu munsi wabayeho mu binyejana twe tutari turiho batubwira ubundi muri ayo ubwo buzima bwa kera cyangwa kugira ngo uyu munsi uze kubaho byatewe n'iki ese byagenze gute reka tubanze turebe iyo documentaire turaza kugaruka mu kanya gatoya turi kumwe n'abatumirwa bacu even namwe muraza kuba mwatwandikira tubabwire buri kimwe cyose mubwire umukunzi wawe buri kimwe cyose turi hano kugira ngo tubabere intumwa turi intumwa za rubanda reka tuzamuke n'iyi documentaire ariko nyine wenda mbere ko tuzamuka n'iyo documentaire burya reka mbabwire ntabwo hano turi kwita ku bantu bafite abakunzi gusa nawe udafite umukunzi turi hano wawe muri kano kanya nyandikira umbwire amagambo meza ariko nanjye nishimye okay nacyo bitwaye mushobora kuza kuba mwakandika ariko ushobora no kuba wakandikira umubyeyi wawe umuha message n'ibintu bisanzwe katuzamuke ni documentaire tutaza gutuma abantu bavuga ati bari kutwicisha amatsiko gose kabisa Mbahaye ikaze bakunzi bacu reka mbabwire ko uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibisobanuro ndetse n'amateka by'umunsi wa Saint Valentin. Ubusanzwe umunsi wa Saint Valentin wizihizwa tariki 14 Gashyantare ku isi hose ukaba ufatwa nk'umunsi w'abakundana. Uwo munsi kandi ukaba uhurirana n'umunsi Kiliziya Gatolika izirikana ku buzima bwa Mutagatifu Valentine. Kuri uwo munsi wa Saint Valentin hari ibintu byinshi bitandukanye bikunze kuvugwa ariko siko byose ari byo kandi sinako abantu bose babyumvikanaho. Gusa igihari nuko uwo munsi uhari aha rero tukaba tugiye kugaruka kuri bimwe mu byagiye biranga uwo munsi kuva igihe watangiriye. Ubusanzwe umunsi wa Saint Valentin wizihizwa tariki 14 Gashyantare ku isi hose ukaba ufatwa nk'umunsi w'abakundana. Uwo munsi kandi ukaba uhurirana n'umunsi Kiliziya Gatolika izirikana ku buzima bwa Mutagatifu Valentine. Gusa nyuma ya byose kuri uwo munsi wa Saint Valentin hari ibintu byinshi bitandukanye bikunze kuvugwa ariko siko byose ari byo kandi sinako abantu bose babyumvikanaho. Gusa igihari cyo nuko uwo munsi uhari aha rero kandi turaza kuba twagaruka kuri bimwe mu byagiye biranga uwo munsi kuva igihe watangiriye kugeza ubu ndetse kandi turibanda kuri bimwe mu bisobanuro by'ibiwukorwaho ndetse n'uko wizihizwa mu mpande zitandukanye z'isi. Kuri uwo munsi abasore n'inkumi bakundana bahana impano zitandukanye ziganjemo impapuro zanditseho imitoma n'indabo z'amaroza atukura ubusanzwe avuga urukundo rugurumana. Aha bivugwa ko buri mwaka kuri Saint Valentin hoherezwa amakarita agera kuri miliyari 1.5 muri yo 83.6% akaba atangwa n'abagore bayaha abo bakunda. Saint Valentin kandi bikaba bivugwa ko igwa mu ntege umunsi mukuru wa Noheli mu gutangwaho amakarita menshi. Ushobora kwibaza nanone kandi uti kuki Saint Valentin iba muri Gashyantare? Kera umunsi wo hagati mu kwezi kwa Gashyantare wafatwaga nk'ikimenyetso cy'urukundo n'uburumbuke kuva mu bihe bya kera. Mu Bagereki ko ari ukwezi bibukagamo ubukwe bw'Imana zabo zikomeye Zeus ndetse na Hera, ndetse mu Baromani tariki 15 Gashyantare wabaga ari umunsi bizihizaga Lupercals aho baturaga ibitambo Lupercus Imana y'uburumbuke. Ndabizi ubu nawe aho uri muri aka kanya uri kwibaza uti none se Saint Valentin ninde? Muri Kiliziya Gatolika habayeho ba Valentin batatu batandukanye bagiye bagirwa batagatifu kubera ukwemera kwabo kutajegajega kwatumye bicwa nk'abahowe Imana n'ingoma z'igitugu zayoboraga Roma icyo gihe. Muri ba Valentin batatu hari harimo Valentin wa Roma. Valentin wa Roma akaba yari padiri akaba yaraje kuba yakicwa mu kinyejana cya gatatu azira ukwemera kwe ashyingurwa i Roma hafi y'inzira yitwa Via Flaminia. Undi Valentin wundi akaba ari Valentin wa Terni. Valentin wa Terni we yari umwepiskopi n'akaba yaraje kwicwa agashyingurwaho wa mbere yashyinguriwe. Undi Valentin wundi kandi ni Valentin Maritiri wo mu majyaruguru ya Afurika amateka ye akaba atazwi neza. Muri aba Valentin batatu rero witirirwa uriya munsi ni Valentin w'i Roma. Bivugwa ko ku ngoma y'umwami w'abami Claude w'umugome Roma ari mu ntambara abaturage batakundaga maze afata icyemezo ko nta musirikare uzongera gushaka. Hagati aho Valentin yakomeje gusezeranya rwihishwa bakundanaga harimo n'abasore b'abasirikare. Ibyo byose byaje kumenyekana ibukuru nuko Valentin aza kuba yafungwa. Ku munsi wo kunyongwa we rero hari tariki 14 Gashyantare yohereza umukobwa wari ufite se wacungaga iyo gereza agapapuro kanditseho ngo biturutse kuri Valentin wawe. Uwo mukobwa ngo Valentin yamwibonagamo nguko uko Valentin yagizwe umurinzi w'abakundana. Reka noneho turebere hamwe uko uyu munsi wa Saint Valentin wizihizwa ahantu hatandukanye.
Ubundi kera uyu munsi wafatwaga nk'uw'abaseribateri kurusha abakundana. Abasore n'abakobwa bakinaga umukino aho abakobwa bihishaga maze abasore bakabashaka. Iyo umusore yavumburaga umukobwa bagombaga gushyingiranwa mbere y'uko umwaka urangira. Mu kinyejana cya 14 nibwo mu Bwongereza uwo munsi wafashwe nk'urukundo koko, kuko bemeraga ko inyoni z'ingabo n'iz'ingore zihura kuri uwo munsi. Mu Bushinwa ho na Taiwan kuva mu mwaka w'1980 uyu munsi wa Saint Valentin urizihizwa cyane. Mu Buyapani ho nibiba bisanzwe kuri uwo munsi abagore n'abakobwa bategetse kuzanira abagabo n'abasore bakorana za shokora zihenze. Gusa mu Buyapani ho kuri 14 Werurwe abagabo nabo barabishyura bagabo bashiki babo umwenda, urukweto cyangwa ikindi gifite ibara ry'umweru kandi gihenze inshuro nibura 3 kurenza ya shokora yaguriwe. Iyo tariki kandi ya 14 Werurwe bakaba bayita White Day. Uretse kandi mu gihugu cyo muri Brazil ho bagira umunsi w'abakundana wihariye uba tariki 12 Kamena, ukaba witwa Dos Namorados. Muri Colombia huba kuwa 6 wa 3 w'ukwa 9 ukaba witwa Dia del Amor y Amistad. Mu Rwanda naho rero kuva mu mwaka w'1998 uyu munsi witaweho cyane kandi ugenda utera imbere umwaka ku mwaka, ndetse kuri ubu mo tubona nk'abanyeshuri bo muri za kaminuza baba ari bo baboneka nk'abawizihiza kurusha abandi, cyane ko benshi baba babyungukiyemo kwerekana ingufu z'aho urukundo rwabo rugera. Uyu ni Slim Jesus wabagezaga iki cyegeranyo. Reka nkomeze mbifurize kugumya kugubwa neza muri mwese kandi mbifurize kugira n'umunsi mwiza w'abakundana. Nuko bimeze abakundana ndizera ko basi cyangwa n'abantu muri rusange mwari mufite amatsiko yo kuba mwamenya nyine ukuntu bikorwa cyangwa uko byari byifashe muri icyo gihe. Akumvisha ukuntu byari bimeze cyengizaga hino kuri kw'Imana nyimara kumva ukuntu byagenze. Biriya bintu nanjye byambaho man, byamba bitewe n'ukuntu ngira urukundo rwinshi. Wumva ibintu byabaye ngo kuri Valentin, wambwiye ibintu byabaye kuri Valentin nima ngo okay, Valentin ngo yari umusirikare. Ubundi bavuze ko habayemo ba Valentin batatu, ababyumvishe neza urumva. Bavuze ko nyine ngo Valentin ngo yari umusirikare, ngo bababuza ngo gukundana. None ikintu cyaje kwa cyaba kuri Valentin nyine ingaruka yahuye nazo nyuma y'ibyo byose, cyangwa se izo nzira yaciyemo zikomeye, bababuza gukundana. Then we akazajya abwira abasirikare bagira ati mwebwe mukundane, nyine bizeza ko urukundo rugihari tu. Ariko urukundo n'ubundi rubaho. Ariko n'ubundi bajya bakunda, abantu bajya bakunda kubivuga, abantu bajya bavuga ngo nyine ngo urukundo nirukibaho, urabyumva nyine tu. Makanya gatoya reka nsabe ku buhanga bw'ibyuma baze kuma indirimbo yitwa Big Time ya Bravan. Kabisa iyo ngiyo urumva ko Bravan yabigarutse rero. Yabigarutseho uwo ngo ukuntu byaje kuba byagenda noneho ahantu nyine byaturutse kugira ngo umunsi witire Saint Valentin uyu ku itariki 14 nibwo bari kumunyonga, cyangwa se nibwo ari akatiwe rwo gupfaho yari yafunzwe. Arangije ahita afata agapapuro aragacisha munsi y'urugi akohereza ngo kuri Saint Valentin, kuri Valentine wanjye. Then bitabirangira ngo uyu munsi no wa Saint Valentin nyine urumva niho byaturutse. Nago wenda ubu ngubu nzi ngo bimeze gute, ariko biragoye kuba umuntu bashobora kuba bavuga ngo couple iyi niyi izasigara ivugwa mu mateka y'ahazaza. Wenda sinzi kera ngo ibanga bakoreshaga, ariko usibye ko hano mu Rwanda nabwo dufite couple nziza zizavugwa n'ibihe. Hari couple ubona ukavuga ati couple izahora ivugwa. Wenda ntago muzenda ngo wenda tuhite tuzivuga zose, ahubwo wowe nko ku giti cyawe uri nka couple ugibona y'icyitegererezo imwe mu Rwanda kurusha izindi. Ngenda si nimwe n'ebyiri mbona nkavuga ati wow, kuryo tuzasigara tuyivuga cyane nanubwo izarekera kuvuga. Ngambwiramo imwe yonyine nje iyo couple mbona izavugwa kandi n'urukundo rwabo rwabaye nkaho rwabaye ibanga. Ariko n'ubu ngubu abantu benshi babanye bavuga ngo ntago muzarambana imyaka irihiritse. Kubwo njye ndabona couple ya Butera Knowless ndetse na Clement, iyo couple ndayikunda. Njya mvuga ati no mu bukwe bwanjye bazahaga. Anga dutekereje kimwe nuko akantu gaetse no ko iyo couple ndayikunda ni ikosa ririziye, ariko burya iyo tuba tutabihurijeho byakwita bigaragaza ko ari ukuyikunda. Gusa nyine iyo couple navuga ko niyo couple ya mbere navuga yagiye ihura n'imbogamizi nyinshi, gutukwa kwinshi cyane ko binagoranye kuba abasitari babiri b'abana, umukobwa n'umuhanzi, umuhungu n'umuproducer. Urumva kandi ari umuproducer agira challenge nyinshi zo guhura n'abakobwa benshi batandukanye. Umuhanzi none uziza ni muzakera za Knowless nkoraho ari kuri stage arimo arabyina, wabonaga uburyo abagagize. Nase gera kera yaratwikaga ko turagukumbuye by the way, keneye indirimbo zawe nkuko wabikoraga kera. Gerageza tugarukire wakabyara. Butera Knowless ni couple yabo ndayikunda. Indi couple ituma mbona ko ari icyizere ku bantu bakundana ni couple
Imana ifashe bakora ubukwe gusa. ni couple bita The Ben na Pamela akira couple igigirwaho tubazo twinshi ariko ubundi couple idashwana cyangwa ngo hazemo du challenge n'inyeyo zibaho cyane ko bimwe mu byaranze muri uyu mwaka bigaragara ko ubundi akenshi batangiye kubigaragaza vuba sibyo ariko The Ben na Pamela nubwo navuga ko ari imwe muri couple zikunzwe ariko wigeze kubona ko hari umunsi wigeze kuba Pamela akora unfollow ariko reka nkubwire njye kubwanje nshobora kuba na followinga cyangwa nkakora unfollow ku muntu wese nshaka so kuvuga ngo ni boyfriend wanjye gusa na boyfriend erega kubera iki se hari igihe nshobora kuranga nkavuga ati na followinze abantu benshi reka nsigarane zero none we ntabwo yarasigaje zero hari abandi yarasigaje ariko bibaho hari igihe nshobora kuba gusa nyine nabaho wenda mu gukundana habamo utuntu tw'utubazo ntabwo byabura namwe mukundana hari namwe muri kuturara ushobora kuba warabishwanye na boyfriend wawe none n'udupost nagiye mbona kuri social media ukabona umuntu yandikiye sheri bite umeze neza none se ejo kuri Saint Valentin izamiki ukabona nimba wenda ari kwandika ngo ngumva ngo Kayitana ngumva ngo sinakuje kwandika mu cyapa nyine kuko bashaka akantu bashwana kuko nyine abamwandike ngo bahita bashwana nyine basize ibyo ngibyo urumva rero ariko ku bwanjye ubundi numva ko uyu ni umunsi mwembi mugomba kuba mwategura asabura ni nk'iki ubona ikintu nk'ibi ubona bintu biri mu bice bikomeza urukundo ubona ari nk'ibi ibintu bikomeza urukundo kuri icya mbere ni icyizere kumva nkakubwira nyine ukumva ko uri kunyumva icyizere ukanyumva njye nkunda umuntu unyumva ariko na couple nyinshi yo zumvana cyangwa umuntu akavuga ati iki kintu nubwo ugikora sometimes kirambangamira bishobotse nta kuntu wagihindura bishobotse ntago ari itegeko kuko kugira ngo ukundane n'umuntu ntago ari itegeko rata ngo abanza guhindura uwo ashaka ahubwo ashobora kukubwira ati kano kantu kajya kambangamira ukagabanya niba agakoraga inshuro 5 ku munsi ubura ngo uzi ikintu akenshi gukunda n'umuntu ukamuhindura nibyo nago nge byankundira uminduye utese okay just reka nkubwire sibyo hari inkundo nyinshi zijya ziza mutwe tubazo twari turi kuvuga ku rukundo rwo bita Butera Knowless kuvuga kuri ego ariko ahanini ituntu tw'utubaza tuje kuri Pamela Butera na Crema okay nani dushaka nabo tuba mixing dufate na The Ben na Pamela sibyo okay turangira tugaruke kimwe mu byaranze uyu mwaka iyo turebye ko bita The Ben yaje kwakipfumuza izuru sibyo sipfumuje izuru just n'abantu bavuze ngo yamukozera unfollow ngo ko uburenganzira ariko nyine impamvu ndi gushaka kuvuga icyo kintu hari impamvu hari ukuba dukundana cyangwa se wakunzandanye n'umuntu tuvuge wenda The Ben yakundanye na Pamela ari umuhanzi bombi n'abastar ariko n'abastar ariko bafite nuzi ibyo bakunda bitandukanye sibyo ariko ntagerega abantu bakunda kimwe ntago bakunda ibintu bimwe biragoye ariko nyine ukumva ko nyine nimba ukunze umuntu ushaka kumuhindura urumva nkabona nkuriya mukunzi wanjye uri kundira kuri televiziyo muri kano kanya akahita ashaka kwita amindura akavuga ati rero shere wanjye rero nshaka ko wicarana na Kariza ngo kubera ko atazakuntwara ukabona ni ibibazo byinshi cyane hano turi mu kazi ahubwo hari ukuntu njye mbona akavuga ati ndavuga ati ubwo Slimu afite utuntu tw'utudrede ndashaka ko ahinduka nyine akogosha kogosha birakubera ari nonge ndabizi ko bikubera ariko se kubera icyo wumva ko uko umubonye ako kanya nimba ubonye ko mwakundana why not utamwakira uko nguko ugomba kumwakira uko rero abantu bakundana mwese mujye mugerageza nyine mwumve side zombi no kuri kw'Imana barakumbwiriye umunsi wanzaje reka twibutse abantu ko nimero bari kuzibona hasi mutaza kuba mwakibagirwa kuba mwakifuriza abakunzi banyu umunsi mwiza w'abakundana kuko urumva nanjye impamvu ndi hano no kugira ngo mbafashe kuko impamvu nifashe nkaza hano iyo dushaka twakwita tuzana hano couple zuzuye tukaza twivugarira ku rukundo rwacu ariko twebwe twaje hano ngewe nk'umuntu kabisa umaze imyaka uri na singo kugira ngo ngewe mbafashe ubuhuza njye abantu bose mufitanye ibibazo kabisa ikindi kintu ku muntu mwaraye mushwanye aka kanya nagari sawa ko mwaguma cyangwa niyo mwaba mutarashwanyira ijoro ushobora kumwandikira kamwe ati be sorry kabisa hano wanandika tukayigusomera kabisa message imusaba imbabazi hano twe turi tayari kabisa ibintu byose birashoboka cyane ariko Kariza reka twongeye tugaruke abantu batagira ngo twababeshye tugiye kugaruka ku rukundo rwa secondaire duse nk'abarurucamo neza kugira ngo nagakwebye kugira ngo nabakuru buriya nta muntu numwe ubu babwita bazita muri scolaire buriya n'umusaza n'umukecuru ahari
turahita tumufasha kwibuka bino bihe ibihe yagiriyemo sibyo none tumara kwibuka ako kantu then mukanya tuhita tuzana umuhungu hano aducurangire babita bakirigitananga mu rurimi rw'inuza rw'ikinyarwanda aducirigitira inanga cyangwa abavuzananga maze ayikirigite then ibyo ngibyo noneho tukimara urumva ba bantu bahita basura bitebuka umuntu wakundanye segonderi n'umukobwa twakundanye segonderi ubwo nawe arahita byumva fresh tuhita tuzana mu kirere akamwe mwagize nayo mahirwe simbizi nawe usanga ushobora kuba waragize oke twagiye kwereye kuri njyewe ngende kuko ngo mwagize amahirwe ntabwo nigeze kubariza ibibazo bigiye bitandukanye okay naribi wenda urambaza ibyo nzi ndagusubiza urabizi kareza rwose ukunda kugira ubwoba iyo mujyanye mu kiganiro kijyanye n'ibintu by'urukundo sinzi uri kukitarutsa aya ngenda gikunda aho okay twagiye rero jewe none ndagira ngo mpite nkubaza wowe nko ku giti cyawe ni nk'ibihe bihe wenda wabonye ubona bidasanzwe ko wagiye ubona bidasanzwe ku banyeshuri nyine bya muri scolaire ya urukundo rwa muri scolaire wo rubona gute se ubwo wagusubiza muri bya bihe ibihe bintu wahindura simvuze ngo warakundanye muri secondaire ariko wenda uwagusubiza muri bya bihe cyangwa se wenda nushaka yishyira muri side y'indi muntu nanjye ndaza kuvuga ku giti cyane okay reka nge ngaruke ku makupure nagendaga mbona mu kigo urabizi ko bundi couple ntabwo zabaga zemewe ugasanga nka animatrice aragufasha uri umukobwa wikinze ahantu umva yaragukubitaga ugasigara uvuga uti cyakora noneho hari abantu ku ishuri couple yabo ndayikunda iba ari abantu bakundana bamaze gukunda bagakundana biri aho ngaho hari ukuntu ukundana n'umuntu ntumwimarire kumwimariramo ahubwo hari n'ukuntu muhararana akenshi mu kigo barahararana ugasanga murahorana bose uko bari bameze yashoboraga tangiye kuganira nabi babaza abandi oya nje ndi kuvuga ukwanjye sawa nta kibazo turabigarukaho noneho usanga umwe ari hariya undi ari hano bakaba babonana nka kabiri mu cyumweru abantu ntabwo umuntu yigeraga amenya ko ari couple bishoboka ariko ba bantu bahoranaga igiti cyararishaga ariko ngiye ikintu wenda okay nari mbashije kukurwanya ariko abantu nashyigikira nabo babonaga kabiri mu cyumweru gusa utagira ngo iyo amuru irangira muri secondaire gusa irakomeza gusa ariko turaza no kugaruka no kuzindi turagenda no mu rukundo rw'abasaza turagerayo ahubwo disaba akusko umunsi dukwiye kuba twatumiye umusaza ngo ubundi atubwire atubwire urugendo rwe rw'urukundo ariko nta kibazo ubutaha tuzamutumira dufite hari umusore aracuranga akakugeza muri bya bihe bya kera bya bihe byashize binyibutsa ya majoro za ndirimbo wakundaga ubu nizo zimogoza ingo di sawa nyine uko biri kose reka abantu bakundanye bakiri ku ishuri still bakiri kumwe ni congratulations mukomereza aho ngaho impamvu ngiye nari nshatse kuvuga kuri urwo rukundo rwo ku ishuri urukundo rwo ku ishuri rurangwa n'utuntu twinshi dutandukanye wari ufite umukunzi ku ishuri ngiye ku ishuri nagendaga buri mwaka nageraga umukunzi ariko hari umwe twakundanye ndangije kwiga ndako nyiri muri secondaire senior 6 ariko uko byagenda kose ugomba kubera ko buri hari utuntu tujya turanga rero abanyeshuri rero utwo tuntu n'utuwe usare umwana mushya iyo aje ku ishuri akenshi mu gutangira hari abaniga noneho bakavuga bazinduka bagenda mbere akagenda akareba akana kakiza fresh etidi ijya kurangira bahagaze kuri classe ndavuga ati bimeze biti urumva none utundi tuntu turanga nyine abanyeshuri bo ku ishuri hari igihe noneho utuma umuniga ngo ajye kuguteretera bikaza kurangira umuniga nawe kwiteretera urumva ariko utwo tuntu ngenda tuzi uratuzi hari umuniga byigeze bikubaho hari uwantumyeho birangira kwiteretera kandi finally nza kubimenya ndavuga ati yewe ariko ntabwo byari ku ishuri bakumenya byitwaye muto ntabwo byari ku ishuri byari ubuzima busanzwe ariko gusa nanjye mbonye amahirwe nayakoresha ariko nyine uretse ko biba binagoranye buriya rero uzi umuntu ukugirira icyizere akakubwira ngo mbabarira ugende uneretere genda umumbwirire ukajya kwivugira ntabwo uba umubereye inyangamugayo hari indwara nigeze kuvuga nyine nanjye niwatinyaga nyine ugakuvuga ariko wowe banze igufasha ukuze imufasha yakuze kuko akiri muto iyi ndwara nayo yagiraga
none ikintu kibabaje kuri uwo muntu uba watumye araza none buri gihe uko itidi irangiye uhita uza kumureba ese bimeze bite byagenze bite nyine mana akaza akakubeshya ngo nabonye mumanukanye rero mugiye kuri refe ukagira ngo bamanukanaga ari kugenda kuvugaho ngo mbere ari kwiteretera yivugira utundi tuntu twe dushyashya sometimes akaba yanakuvuga nabi uhise nibuka umuvandimwe wanjye umwe muri bo yigeze kuntera story y'ukuntu yajyanye n'umutipe gutereta nanjye harabura gato ariko nimbivuga ku bantu babizi iyo story barahita bamumenya noneho bamanuka ahantu kuri bloke ya class noneho bahagaze kuri classe tipe ahagarara ukwe undi ahagarara ukwe noneho ukavugisha umukobwa yareba yewe narindi vuze umukobwa yareba undi akajya amupepera kono finally byarangiye umukobwa asanze brother uwo bajyanye birangira mukatiye yasanze umukobwa yasanze undi muhungu nyine mukamanuka muri abatipe babiri umwe aguherekeje uwo akajya gutereta bikarangira uwo ari uguherekeje agutwaye umukunzi asekareka mwibareze ikibazo buriya ni nk'izihe tekinike umuhungu yakoresha kugira ngo agutereta agutware sha biragora biterwa n'icyo umukobwa akunda ngenda ndashaka none ko ubugira abakobwa bose icyarimwe rega shano su nabimenya reka njye mvuge uko mbyumva ku ruhare rwanjye ikintu cya mbere ukuntu umuhungu yaje uko yitwaye amagambo azanye cyangwa discipline azanye bishobora kuba byatuma umukobwa avuga ati wow ikindi kintu ushobora uko wamubonye bwa mbere akenshi nk'uko wari uri kuvuga ku ishuri uko wamubonye inshuro ya mbere nicyo kintu gishobora kuba cyakumutiva ukavuga ati uyu mutipe nubwo aje kunereta hari uko nari namubonye njye nuko mbyumva ndakeka ariko n'abandi babyumva nyine nawe ni kubyumva njyewe uko mbyumva njyewe kubera ko njyewe nari nkwibarije ahubwo nari nkwibarije nyine kugira ngo uburyo nyine bw'umukobwa tusibyo njyewe kuko nyine abakobwa burya njya mbona bameze nk'abagoranye ukuntu abakobwa baragoranye usanga bakunda ibintu bitandukanye bana n'igihe umukobwa gukunda abakobwa twaragowe ariko reka mbabaza kuki muvuga ngo uko nguko ngo bakunda abantu bafite iki gihe nta nubwo yagikunda umufungo ahubwo bikundira abasaza reka nshimire uno muntu reka nshimire uno muntu umaze kutwandikira ati happy Saint Valentin sinzi nimba ariko babivuga urakoze cyane kabisa ndakeka nyine n'abandi nimero bayibonye ubu ngubu bimeze fresh cyane rero Kariza rero reka twikomeze mu rukundo twari tukiri muri urwo rukundo rwa muri scolaire ikiromba akoreka nkubaza ntacyo kubajije ahubwo ikintu nakubaza ni ikihe kintu ushobora kuba wabwira abana badukurikiye muri aka kanya mu kanya bari kuvuga ati mu kanya ngiye kujya kureba boyfriend abantu rero reka mbabwire inama rero wowe birakurikirana n'imyaka ufite sibyo nimba ufite imyaka iri munsi ya 18 ntujye kureba boyfriend wawe umwandikire kuko n'ubundi niza muri twawe twavuganaga nimba uri hejuru y'imyaka 18 wa mukobwa we mwiza rero umukobwa mwiza ngwino urebe boyfriend wawe musange aho atuye umuganirize ngiye n'inama ndi kumugira umusanga aho atuye umuganirize urumva vuze kumuganiriza ugende kukumva numara kumuganiriza umubwire ati rero sheri wanjye rero ukuntu bimeze ndashaka ko dufata ingamba tugenderaho z'uyu mwaka urukundo rwacu rugira ingamba niba muze kujya kumureba aho kenshi bikunda kuba umwaka ugitangira ako noneho kuki batafata uyu munsi mudasanzwe ku bantu wenda batabikoze muze kubikora ariko ku bwanjye numvaga ushobora kuba mu bushobozi ufite bro ushobora no kumuzana hano free zone ukamugurira akaji ka senkisa nawe ugafata ka senkisa cyangwa igihumbi biraterwa n'ahantu waguriye mukinywera mukenjoyinga ugafata agafoto niyo wakoresha telefone yawe bizasigara ari urwibutso kuri uwo mukobwa wa mukobwa we rero nawe si ngombwa ngo wumve ko uyu munsi ari umunsi udasanzwe yego n'umunsi udasanzwe ariko ushobora kuba uzagaruka agakanya nimba boyfriend ntacyo ariho bibaho ni itangira ry'amashuri niko bavuga muri aya mezi iyi minsi ibigoye so nimba atakubwiye ngo uyu munsi ndagusohokana ahantu hahenze akakujyana nyine bitewe n'ubushobozi bwe ubundi kubera iki wowe ushobora kuba utavuga ngo reka ngusohokane asundi wamugana reka nkubaza buriya ubona ari umuhungu cyangwa ari umukobwa ninde ukwiye kurya ku mufungo wundi buri bose bagomba kuryana
nimba mfite amafaranga kuki utayaryaho, nimba ufite amafaranga kuki nayaryaho. Niyo mpamvu rero umukobwa ufite amafaranga agende nawe tuzikunana, nimba ari ibyo tuzajya dusangira ku mafaranga. Uramenye twavuze yuko umukobwa uri buze kuba yamukunda araza kunyaka nimero ye ni 0788 izindi naza kuzikubwira mu kanya. Rero bisajya ku isoko mu buryo butunguranye. None si niwe wisabiye isoko ariko ratereka nkubwire ngiye ndikubwira abantu muri rusange umupapa n'umumama niho ngeze uyu munsi rwose. Umupapa n'umumama papa na mama wacu batubyaye kabisa, nabo baba bakwiriye iyo respect man. Biragoranye cyane kuko ingo z'iki gihe urabona ukuntu zisigaye zisenyuka, ikabona umusaza n'umukecuru cyangwa se abantu bari mu myaka 40 ingahe baracyakwinjenga severance. Rero kuba papa n'abamama, umupapa ashobora kuba ari mu kazi, mama amutekera utuntu turyoshye, nawe mupapa gerageza utahana akamano, niyo ka impano uko yabimbwana kose ushobora kuza kuba wamutegurira impano iri buze kuba yamushimisha, kuko uyu n'umunsi w'abantu nyine w'abakundana umuzanira akantu gashobora kuba kamushimisha. Utumye nanjye kujya muri mood ukuntu gutuma nanjye kwiyumvamo noneho reka nkwereke katunze nari nasabye big time dukine big time noneho tugarukane n'umuhanzi n'umutumirwa w'uyu munsi. Noneho aze ukuntu uri kuvuga ngo urumva utangiye urazira kuzira rimwe. Hari ukuntu abantu bajya bagira urumva bagira bate bajya baririmba noneho amuri kazamuka. Okay, nari big time ku buhanga bw'ibyuma bayizamure maze tugaruke mu kanya gatoya turebe ukuntu byifashe hirya no hino byahindutse. Ariko urabona twambaye neza umweru umutuku umukara, ahantu hagiye gushya mu kanya gatoya. Nk'uko mubibona turi kumwe n'umutumirwa cyangwa umwe mu bantu bashobora kuba ari abahanga mu gucuranga. Njye ntabwo ndavuga ngo ni umuhanga kubera ko narabyumva, rata mu kanya muraza kumfasha tumuha amanota twumve nimba ashoboye cyangwa adashoboye. Ariko aka kanya agiye kuba yatwibwira amazina, atubwire ubundi mu buzima busanzwe asanzwe akora iki n'ubuzima ubundi. Mwawe nkubashije ngo atangiye itangazamakuru Stream Jesus, wambwira ngo ni rigenda atangiriye, nawe tubwire ngo yatangiye kuba yaririmba ryari. Ikaze. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Jésus Marie Joseph Komezintereza. Wanje nkoresha izina Lena Mars. Lena Mars? Yes, Lena Mars. Okay, tugiye kubana nawe rero kuri uyu munsi w'abakundanye. Se wowe ufite umukunzi? Watubwira akazina ke? Be honest. Mu buryo bw'umutekano we. Uyu munsi ntabwo nta bintu by'imitekano. Ariko mbabwire akenshi abatipe benshi cyangwa abakobwa benshi especially yari abasitari, iyo tugeze kuri iyo sije bahita bavuga ngo arahari ariko kubw'umutekano nari bireka twubaha umutekano we. Asante sana. Twubaha umutekano we. Reka tuzamukire mu kantu gatoya basi ubanze twumvishe ubundi karakana abanza kumusaba. Ego rero urumva wenda nubwo ukubera umutekano wiwe gusa nyine birancitse nanjye nako nakoresha iyo technique kuko nabwo twe nge ngavuga izina ry'umukunzi wawe turamumenye nakunda. Ariko reg no master kamusabe ikintu kimwe none twicaye hagati pe biranambabaje cyane burangiye nkunda kwejyana n'abakobwa nimba kwa kubakunda simbizi kandi yatubwiye ngo arabatinya. Ikintu nifuza ndashaka ko reg no master aririmba man ku buryo mudu imitima itangiye gakurana man urabona ukuntu dutandukanye kandi turimo hano abantu turi kwitana abantu bakundana za nkundo za kure urabona natwe umereza nkaho uri urukuta long distance love mungu ariko turashaka ko none utuma tumera nkaho turi kumwe kandi n'abantu ariko tureba nabo barahita babibona muri iyo shusho babone ko nabo hari abo ubutumwa turi kuri kujya kurimba twagiye rero reka tuzamuke dukubite akarimbo ka mbere dukomeza cyane mu duhuye urukundo. Ariko waza kumfasha Stream Jesus ukandirimbira? Ndaza kukuririmbira nkogoreze kabisa. Murakoze. Munyemerere noneho bivanye nuko mu muziki wanjye akenshi nakuze nirefera kuri Ivan Pravan, Best in Peace kuri Legend. Munyemerere ndabizi umunsi nk'uyu nguyu nawe yakabaye hari ahantu runaka yatendinze. Munyemerere tumuhe icyubahiro duhere ku ndirimbo ye. Biremewe cyane. Okay. Nubwo nari kuza gutuma usoza cyangwa ngo ngende nayiririmbye.
hazi ibyiza hazi ibibi njye nawe turakomeza mfata umwamese yu nanjye sindekura pe njye nawe komeza ibyacu birazwi ntawe utazi ko ngukunda ariko urabahiga bose dufite ibanga twisangije n'amateka yanjye nawe bububu hari ubwo bitari gushoboka cyangwa se inzira zigatandukana erega uri uwanjye hoya ntawagusimbura ibyiza twabibayemo n'ibibi tubinyuranamo njye nawe turakomeje na n'ubu turakomeje njye nawe hazi ibyiza hazi ibibi njye nawe tuzakomeza ibyacu mfata umwomeze nanjye sindekura pe njye nawe turakomeje njye nawe up and down tuzihoramo turi mu rukundo no gukundira ko tubicamo tugakomezanya nzemera ko hari cyari cyo cyose igihe turi kumwe my baby wenda nzitanga urabizi sinabaho udahari buruko bukeye umbera mushya bikantera gukomeza ubuzima ibyiza twabibayemo n'ibibi tubinyuranamo njye nawe turakomeje na n'ubu turakomeje njye nawe hazi ibyiza hazi ibibi njye nawe tuzakomeza ibyacu mfata umwomeze yu nanjye sindekura be njye nawe njye nawe Oh my god, reka mvuge ngo njye nawe hazi ibyiza cyangwa ibibi bibwira umukunzi wawe rero tumureba mu maso muri inanga nziza bari kumuririmbi wallahi neza ko mwese mundeba nibyo nuko bimeze ndumva ko mumaze kuba mwamererwa neza kurushaho ziba abantu bajya bekinga muri Guma Guma numvise ufite akabekinga keza na bekingaga nisanze mfite impano ya dance niba burya nago uri buze kugenda utanyumvishije iyo mpano kuko urabizi ko twihaye akantu urukundo rwa arukundo ajya avuga hariya urukundo rwatujya kutujyana nk'abasazi kubera nyine kano kajyana kuri uyu musore kabisa oya ariko nimuze gusara ibyiza biracyari imbere muye muretse ubu se niba mutangiye gusara twaza gusoza mwirutse mugenze gake ariko n'ubundi tukiri muri iyi mood reka tuzamuke n'akandi karirimbo gato dushobora kuba akariko kose haba kubu haba kakera ibe nakawe waza kuko turirimbirega biremewe ntacyo reka mbere ko kawe igera ko kawe wanze unatubwira nuko kitwa ariko ni akaririmbo nyine kavuga ku rukundo rw'abantu babiri hari urukundo rw'abantu batatu rujya rubaho rw'abafrendi bisanzwe actually iyo njye mvuga urukundo mvuga urukundo nyine kwa kundi mvuga ngo ndagukunda n'umutima wanjye wose hari urw'abantu batatu rubaho atari abantu babiri hari umuntu wakunze n'umutima wose yego asi uvuze ngo ndagukunda n'umutima wanjye wose nyine mba mukunda hahandi nanamupfiye nese umutima wazo uko ungana njyewe mugira agatima gato nese akagate wari waramusondetse ugahishakira oya nyine njye mukunda umutima wanjye wose narawumuhariye ngo wakunze umuntu nyine ku buryo wanamupfira nanamupfira se birashoboka ko wakunda umuntu ukaba wamupfira nabikora nayo nziko n'ibyo bishoboye njyenyine imana ishimwe urumva nyine umukunzi wanjye nagupfira kabisa reka tuzamuke n'akarimbo tubanze tubashyira muri mudu y'urukundo babanze bongere bumve urukundo uko rumeze hari ukuntu ujya mu rukundo
ntarugusiga ukabona isa nk'inzozi ihiberamo ntuzambabaze cyangwa nkushavuze nanjye sinzabigukora menya ko ndi uwawe menye kuri uwanjye step by step tuzamurikira abatubona menya ko ndi uwawe menye kuri uwanjye step by step tuzamurikira abatubona your sadness time nicyo gihe cy'imbabasa nkazamura amarangamutima nkashavuzwa no kubona uwo narazi inseko yanjye babaye menya ko ndi uwawe nkamenya kuri uwanjye step by step tuzamurikira abatubona menya ko ndi uwawe menye kuri uwanjye step by step tuzamurikira abatubona singaga menya ko ndi uwawe menye kuri uwanjye step by step tuzamurikira abatubona icyakora kano kantu ngenda gakunze ngo step by step tuzamurikira abatubona ako kantu nyine niko nkunze niko kantu mwuyemo cyane cyane kurusha ibindi bintu buriya hari impamvu namwe abadukurikiye reka umwe azabere undi inyenyeri reka uzamubere igicu hahandi nyine arebe igicu akavuga ati wawu reka uzamubere ubushyuhe mu bukonje umubere ubukonje mbega nyine guys nyine azamubere ubushyuhe mu bukonje amubere ubukonje mu bushyuhe ako kantu fresh cyane wakumvishe nakumvise ako kantu k'ubushyuhe ariko ibyo mvuze si byo mwumvishe ndetse suhuza akantu k'ubushyuhe sawa ako reka musaba akantu ku mazi abantu bakunda urangiye mu bintu biri hejuru tu babagiye akantu gatuje akambere akakari gatuje nge ndifuza ko twakubita noneho boro iri hejuru yaba rege yaba iki yandi iri hejuru cyane noneho kuko muri twebwe ngo twatangiye kwinjira muri time ya vibe gusa urabona ko n'amasaha agana saa 12 n'amasaha ya show sibyo mukandi turaza kuba tunafite n'ababyinnyi niyo mpamvu twikubitsa abantu ukuntu biba bimeze kose niyo mpamvu tugiye kubanza tubazamura ndifuza ko twabazamukira kuri vibe yo hejuru noneho kuko nyine nk'udu y'ibisazi niko abiki gihe babivuga bite kabisa ariko ndifuza akantu k'akamix kwanza kwa n'indirimbo imwe akore adirimbe ahita yinjira mu yindi ndirimbo nadukubite n'aga hip hop nanone yarimbaga indirimbo za nuza z'urukundo R&B akaba yanaririmba hip hop just like oya ariko nabwo ni impano abaye ayifite nabwo ni impano turashaka na freestyle tunagiye mu twege ikintu dushaka cyangwa murapire ancurange cyangwa turanga umurapire oya sha wicuka rego mazi twazamutse rero You better make confessions. Confessions of a killer. You control my emotion. You messing my middle now. Yes, I got many options. Rush you the only one I need. Ride the oxygen I breathe. Me, I don't like it too. Yes, for you I can put you. Gukundwa nawe bifite isuku be. I love you, kuchi kuchi be. But I have one question. What can I do to win your heart forever? Till the end of time together. And
Ne dites pas que je t'aime, je suis attaché. C'est confirmé, baby, waneye au cachet. Na hamwe wibuze ngenza abamari. Oh my baby, te amo. Because only you make me fall in love. Basi ya kabiri turaririmba. ntabwo waba uri kutwiba Oya ntabwo ari nta kibazo Okay. n'ibishobora sinagusezeranya ibyo ntafite ngo mbone neza. You gon' fit your competitions, but I don't mind them. Girl, you my baby, I wanna take a shit to my mama. Baby, loving you is my passion. I wanna put a ring on your finger, yeah. You horrors on you, baby. You know horrors on me too. Don't you drive me crazy, yeah. You drive me now, mukunzi wanje. Mukunda birenze. Would you mbabarira ni nkosa? Cause every time I need you by my side, me I don't like tattoo. Yes, for you I can put you. Gukundwa nawe bifite isuku babe. I love you, love you, love you, kuchi kuchi babe. But I have one question. What can I do to win your heart forever? Till the end together. Je suis attaché. C'est confirmé, baby, waneye au cachet. Na hamwe wibuze ngenza abamari. Oh my baby, te amo. Cause only me fall in love. wow it's wow birangiye se uri gucuranga iki yagize gutya nabonaga yangize umuririmbyi ndaririmba wari utangiye no kumucuranga Umucuranga. aya witwiba kuki atajya ahayo gitari ubundi ariko yayiguha yaza kuyiguha Bise Valentine tange show. reka tureke kumuvuna kabisa yakagombye ko yayimaye kare bakubitira amanota amwe ya danje yandi cyagiye twiganye ntacyo bitwaye n'ubundi reka tugere ku musozo ariko mbere y'uko dusoza ese ni ikihe kintu wowe wabwira abantu bakundana Ya ikintu nabwira abantu bakundana ni gukundana biri kaci. Biri kaci. Ni biri deep. Apana ikintu cyo kuvuga ngo ni ugukundana bya bintu by'iminota ibiri byo gukundana icyumweru. Bakundane nyine ari ibintu bifite intego. Kuba bakundana nyine ari ibintu biri aho byo kwishimisha. wafasha kumbwira nk'amabara yemewe kwambara amabara bambara kuri Saint Valentin njye nabikubwiye yambwira kabisa wenda usibye ko mu kanya ndaza kukubwira n'ubusobanuro bwabyo ariko ubundi kuri Saint Valentin abantu benshi bamenyereye ko hambarwa umutuku n'umukara ariko ibara n'umweru ayo niyo mabara ariko mbere usibye ubu ngubu byabaye bakavuga ati reka duhitemo ayo mabara na mbere bambaraga ihoze ibara ry'iroza kuki wahisemo kwambara umutuku n'umukara naje niyambariye t-shirt y'umweru hejuru ahubwo hari group ndimo ni Joy what Joy for Love. Ni Joy for Love, okay. Ni umunyamakuru nyine mugenzi wanyu yakangije nyine campaign ya Joy for Love. Yes. Rero twari twiyemeje kujya gusangira se abarwayi barwariye. Wow, ni igikorwa cyiza. fresh cyane kabisa urumva namamarije amanange kamunire ko kwamamarizaho soro ko mba nambaye se ubisa nk'abiki ari ibintu biri aho ngaho urabona inkweto mba nambaye ikipana byose urabona bamagaze fresh cyane njye nanjye mbikesha rero iduka bita Easy by Shop. Easy by Shop ushobora kuba twarisanga he ni hano ruguru muri kwa Makuza muri Pro ya 3 saho honyine ariko akaza na hano hepfo kuri Kigali City Tower kabisa barahari fresh cyane ni muri City Tower ni ku muryango wa kabiri ukinjira neza kuri gate nini byahanditseho ni iduka rya kabiri aho ni muri Easy by Shop ushobora kubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye saba ahungu gusa bambika n'abakobwa umukobwa ukeneye gucya ukeneye gusohoka uyu munsi rwose usa neza usa nabice rwose
ushobora kuba wanyurayo dore ko banatera make up inzara manikire pedikire ibyo byose birakorwa aho muri Zibai shop bisa niko bimeze urumva rero abantu mushaka kwambara neza mukaberwa ukazagenda nawe ufite confidence zihagije kandi ikindi kintu nago bakwambika nk'uko Slim yambaye ubu ngubu we n'ubundi turabizi ni niga yacu ni umusonyi wacu ariko n'imyenda iri classic ku bantu bakeneye amakositimu imyenda yose ushobora kuyihasanga n'akandi kantu gahari hari abantu uyu munsi barabuze baratanga ururabo kuri uyu munsi ku bantu bari bubagane hari ni icyo kintu bari bu ururabo rwanjye ni uko narufite nari naruzanye ururihe kuguhereza nari naruzanye ndarufite hano ubwo byarangiye utanya gutuma surprise zincika uri kuvuga surprise gutungura nta kibazo ndusubizeyo oya indabo zose nemerewe kuzakira kuri uyu munsi yego tuzakira ururabo nazanye yego mwana we nuko umuhungu abafashe ururabo reka ndafunze amaso ni surprise it's a surprise yakwanzamo umusaza mu bukwe umusaza okay nuko nguko oya witubaza nuko umuhungu arangije aravuga ati ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri reka mfata umwanya kabisa nyuma yo guhura n'umukobwa nkamwihebera nkumva arwaye umutima burya rero hari amayeri n'amanyanga menshi yo kwiba umukobwa umutima aya mayeri namwe muzayakoresha nuhura n'umukobwa bwa mbere nimba uzakoresha amagambo nimba uzakoresha iki nushaka uzamwereka ko ufite ikofi wibeshye ugura utuntu tumwe na tumwe uvuga ati wa mukobwa yakira njyewe ntabwo nananiwe kumuheza uraba ariko baramuntwara baramuntwara reka tutegereze turebe byakunaniye gutanga ururabo siga abakobwa bose turebe kwihera dore hatazagira umva baramuntwaye ndababaye baramujyanye nje gift ya Sevanto already namaze kuyifata hari 14 z'ukwezi kwa kabiri uhura n'umuhungu baramujyanye niko nabyagenze kariza w'ikiganiro se wamujyanye ubireba oya none se ko reka nkubwire njye rero ndabizi kwisura akaraze rwa rukundo rwa nyarwo wanapfira umuntu rwa rundi njye reka nkubwire njye mpamvu njye nanze kuguhereza bombo cyangwa nakuguhereza n'utundi tubwire nagiraga ngo natakwereka ko ufite amafaranga ukazankundira amafaranga oya nanjye nago urabizi nago nakwanga kuki bakunjyana nago banjanye bamaye impano it's a gift ntago muguze nimba gwaye gift none nago okay weje muzaza yitwaje ngo iki ngo yamaye gift noneho reka musubize tubireba basi oya nta muntu usubiza impano nta n'umuntu ufata impano ngo ayihe undi impano ni impano rati bari yawe ese rek normal se wowe uri kumwe n'umukunzi nazana ama gift byagushimisha byaterwa n'uburyo yimuhayemo ego byaterwa ni byaba ari ikibazo nayo babikoreye ku mugaragaro mwese mwabirebaga abanyarwandakazi batura Rwanda gift bamaye ntabwo twagiye mu rwihisho gift babikoze mureba rero n'ubundi reka rata tugane ku musozo n'ubundi tugende kwa kundi ubanze udusoreshe neza mu kanya gatoya hari ukuntu tugiye kubigenza subizi se twagiye ko batangiye kumvikana cyane subizi batangiye kujyana n'utubana kutangiye gufuha ntabwo n'iki ibitekerezo biriruka cyane bigana uwo nkunda n'ibyishimo byinshi biransaza cyane kubera kwiteka turi kumwe kandi namenyereza yuko nkunda by'ukuri nanjye nzamwereka ko nta wundi nkunda atari we nzamuhoza ku mutima
nzamuhoza ku mutima icyifuzo cyanjye ni ukutamubura aho nzaba ndi hose iyo twicaranye handora murora. reka muce mu ijambo tubanze dufate nk'umuntu umwe atubwire ukuntu ari kwibona kwanza. Nta kibazo. Alo good Richard. Bite Saint Valentin nziza kabisa. Saint Valentin nziza bakwita nde urahagana he? Uri hehe? Uzahari wallahi. ashobora kuba yasuye Ngashobora kuba yasohokanye n'umukunzi we kabisa. Saint Valentin uyifashe gute kuri Saint Valentin uri kubona ute n'umusore uri kubacurangira? Yingoye kabisa ndi kubona biri kwanga cyane kabisa. Ihangane kabisa urumva ko ntago azi n'ahantu arumva ni ikibazo cyane. Rero warutangiye gutuma ngira njyewe njyewe mpamvu ugiye muhagaritse wanze yumve cyane. Yesu uko ya telefone pe. Ariko reba njyewe nari natangiye kucengo. Nanjye gucuranga noza njyewe nari babwiye ko uyu muhungu ari kuntera ikibazo kabisa. Reka twitabe undi muntu kuri telefone turitaba ni telefone ebyiri cyangwa eshatu then twite tuzana n'abandi batumirwa. Alo Goodrich. Meze neza bakwita nde urahagana he? Bakwita nde urahagana he? Ntabwo bakwita nde urahagana he? Nta kibazo ihangane. ni ikibazo cya network ubwo bagerageze barebe nyine uburyo burira ibiti. Niko bimeze kabisa burira ibiti. Regno Mars kuko okay n'abantu batwabwiye ko nyine turi kwashya muri mode y'urukundo cyane ko jewe ntabwo nari nzi ko ntabwo nzi ko nyine ibintu byo gukunda nyine bibaho ariko nyine bitewe n'ukuntu ari utujese ndi kugenda mbona ahantu turi. Ntabwo nzi ko umuntu akunda umuntu ahuye nawe bwa mbere, ntabwo nzi ko umuntu ahereza gift umuntu ahuye nawe bwa mbere. Ni utuntu turi kugenda tunungura hano sibyo? Gusa nyine ndatekereza ko turaza kuba twagaruka mu kanya sibyo? Mu kanya uraza kubugaruka wowe ndabizi ko turi bugaruka wowe tubashyira muri mood fresh cyane. Gusa reka mbanze nsabe abantu ngiye kuko natangiye kugirira akantu urumva natwicaye hagati. Mbabarire rwose tubanze dushaka ukuntu mu kanya tuzana ababyinnyi hano tubanze twikora agastage hano twirire show then turaza kugarukana na Regno Mars none turi gukubita bababyeyi bakigeri wabo Samwa bakiva gutaha bagiri bari gutaha kabisa Regno Mars abakubitiremo akandi kazi ki. Okay ubwo rero ariko n'ubundi dusabe ku buhanga bw'ibyuma batizamuriye injyana iyo ari yo yose iri hafi ariko n'ubundi ishobora kuba yatwinjiriza mu gikorwa tugiye kuba twakinjiramo no tuze kugaruka mu kanya gatoya turi kumwe n'ababyinnyi bacu dore ko bamaze kugera ahangaha ibintu byose bize kuba byagenda ku murongo ngomeze mbabwire ngo Saint Valentin nziza kuri mwe muri kumwe n'abakunzi banyu ndetse namwe mutari kumwe nabo ariko mubabwire ko mubakunda basi cyangwa mubaririmbire ibyo byose biremewe. Rero mu kanya twari batatu turi kugenda twimura kugenda twiyongera ukuntu turi kwiyongera nako show iri kuzamuka iri kugenda iba iri kugenda biryoha cyane. Ambibutse ko ikiri classic Valentine show aho kugira ngo tubashe kuba twabana namwe muri uyu munsi kugira ngo twizize umunsi w'abakundana. Rero nko njye kintu rero turi kugenda gihari muri uyu munsi kintu kubona mani mo ndagenda nera imbere nzamuka cyane mu buryo butandukanye ni bumwe cyangwa ubundi. Natangiye kujya mu bigoro z'urukundo natangiye kubwiyumvamo. None ubu ngubu bigenze gute? Ahise aruvamo. Oya ntabwo rundo uvuye ubumenyi buri kugenda bwiyagura. Muri aka kanya umukunzi ahise avuga ati sheri wanjye n'ukuri ndifuza ko wancurangira ukanyereka ko ashobora kuba umudije. Urumva se ati rero njye ntabwo nabikana ariko kumwe n'ababyinnyi ba mbere mu Rwanda. Abahungu b'iki gihe basigaye bafite amagambo. Ntabwo nabikana kumwe n'ababyinnyi ba mbere mu Rwanda ari nabo ubona turi kumwe hano sibyo? Ariko nanjye ntabwo kari ndashaka kugucalenginga nkareba se ushobora kuba wakemusinga ahantu hari ababyinnyi bigashoboka simbizi. Buriya rero
njyewe ndi umunyamakuru ntabwo ndi umu MC ariko nanone ntabwo byambuza kuba nabakira muri aka kanya ngiye kubakira nk'umunyamakuru mu kanya nitwinjira mu kirori ndaza kuba naba MC biranshobokera ndaza kugerageza nuko ngo ibintu ni show ni show kabisa urumva rero reka tukomeze tunashimire namwe muri kuza kudukurikirana kandi mbabwire ngo aho muri mwese mukomeze kuvuga neza uri kumwe n'umukunzi wawe gusuye mu rugo muri aka kagoroba urabona ko tugiye ni n'amasaha turi kugenda twinjiramo yo kuba wamusohokana it's time yuko ushobora kuba watangira kwitegura uva mu rugo cyangwa ukundi n'ukundi nyine ko abantu bashobora kugira ngo abantu turi kumwe ntabwo bajya bavuga nuko twihariye ijambo ariko n'ubundi twe turi abanyamunwa bo ni abanyabikorwa ariko n'ubundi ntabwo twatangira batatwibwiye amazina bo umwuga bakora ese ni uwuhe twe turi abanyamakuru ese mwe amazina witwa nde ukora iki wundi ngewe banyita Bertrand Mugisha mu mazina ngewe banyita Bertrand mu mazina nyine so amazina y'akazi ni Bertrand dancer. I am professional dancer. Dance is my passion and the professional dancer for real. Dance is my hobby. Bertrand rero urumva ko afite ijwi ryatangiye kwita rigukura kuvuga bisa bigukurura nawe kari uyu munsi turiho ni umunsi w'abakundanye ntabwo ari umunsi w'abatugiye guhura none bagahita oya njye ntabwo ngiye gukunda nese kuki kuvuga ku ijwi ry'abandi Bertrand n'ijwi rye rigukuriye ntakari ibyo bintu nabikubujije Kariza yereka arambwira ngo n'ubundi gusa neza ibyo bintu nabimuje kuva kare mu kanya rwose kandi wabona na Shero ari kutureba ndebera ariko niyo yaba ari kutureba nari bihangane ngiye n'ubundi duboye w'abafiye uzajya uvuga nimba ari ibyo kuko nimba ari ibyo utangiye sinzi uzatuma mva mu kiganiro kubera ko ushaka ngo yite mbibubu ntabwo byakunze none se waretse nkivugira basi nawe uzajya yakira abakobwa ngavuga rati twagiye bakwita Bertrand banyita Bertrand uba muri groupe bita na groupe yanjye bayita Vutu Gang kuki mwise Vutu Gang impamvu twise Vutu Gang nuko dukora ibintu bya danje uravutura kabisa nyine turavutura n'ibyo bintu byacu ubundi abatuzi bavutura kugera naho umukobwa tumubuza kuvuga ariko umuntu ukamurya akaba neza nazo byamunaniye mereza microphone umuntu mwegeranye mera microphone umuntu mwegeranye nawe atwibwire kabisa yo mapupo njye nitwa Eritier Dancer aza nk'umuraperi kabisa yo mapupo akanikina yo nyine ni HD2 baranzi barakuzi yo mapupo nese bakwita Eritier Dancer Eritier wigeze ubaho umuntu w'umuhanzi se wapi kabisa njyewe kuva kera nakuze nkunda ibintu bya dance guhera beginning nyiri umupoti nakoraga dance natangiye nyikora nishimisha n'ubundi kuyikora n'akazi kuri yanyigizwe n'abantu bangahe Vutu Gang nyine turi big team turi genge ivangiyemo ibintu byinshi harimo abakomediye abafashion abaki gusa twe nyine nitwe tuyagaririye nyine natekereza hano mushe kuba mwatwika ibintu byinshi gusa ariko ndabizi uriya mukobwa wanjye ndabizi pe ndamuzi neza umuntu nkaho ari buri kumurya ndabizi afite ikintu ashaka kukubaza ndabizi pe reka muhereze Mike kubaza akabazo kamwe konyine then mu kanya twite dutangira show dukubita abantu show ya danje kabisa hari uri kumbeshyera naceceka ubutuza sinabishoboye ari umunsi rero nzakwemeza agiye kwifata nk'umupadiri kandi tubizi yuko ari igenge rero reka ikintu nge nakubaza ntabwo ndi bukibaze ndabaza umwe muri mwe uvuze ko ari mwe muyihagarariye ese wowe urinde muri bo ushinzwe iki muri bo yes njye nyine ikintu nshinzwe muri Vutu Gang ni njye nyine wabahuje tu ni njye wayikiriyetinze uri kumva ndabahuza uri kumva ariko nyine ubu ngubu navuga ko uyu muhungu wanjye nyine ibintu byose ariwe tubipangana abandi tukaba umurongo bagenderaho tu ubu nyine nitwe batimuri dabaye ikindi kintu nakubaza ese igitekerezo cyaje gute kugira ngo muvuge ngo tugiye gushyiramo ababyinnyi dushyiremo abafashion dushyiremo n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye igitekerezo cyaje gute ni umuntu umwe wakizanye cyangwa ni ukuba mukorera hamwe mukavuga uti nyamara tubigenje gutya byagenda gutya just igitekerezo ukuntu cyaje ni ukuvuga ngo nyine twebwe ubundi twatangiye turi ababyinnyi batatu yego ntabwo twari big team ntabwo
twari abantu benshi, so just turavuga why not nyine Vutu Gang tutayagura tukayigira ikintu kinini cyane. So turavuga ngo ahantu hose ikintu cyose ukishyizemo uvuze ngo ikintu ndagishoboye nshaka kugikora, why not nabikora. Turavuga ngo Vutu Gang tugomba kuyigira ikintu kinini cyane, so just aba Vincent, aba comedy, man ingeri zose, aba fashion, wo wakenera wamutubaza kabisa tukagutamo, kandi nyine ubikora neza by'umwuga kabisa. Ese Vutu Gang tuyitegeho iki muri uyu mwaka ndetse n'imyaka iri imbere? So ikintu mugomba kwitega kuri Vutu Gang kuri uyu mwaka nta mikino, tugiye kubatamo ibintu biri professional byinshi cyane kabisa. Ewan dufite big something, no kuvuga ngo abahanzi babyumve babimenye batwitege. nta Mr Bidi, nta mubyinnyi muri clip, nta Elise Dancer, nta mubyinnyi muri clip, nta mu Vincent wavuye muri Vutu Gang team, nta mu Vincent muri clip. So just ni ibintu binini cyane, ni ibintu bya pow nayo ndabitekereza nkagira ubwoba kabisa. Okay, muri uyu mwaka muri kutubwira ko ari ibintu bidasanzwe mugiye kuba mwagaragaza. Ese abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abatuye u Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda bakurikiye Goodrich TV, aka kanya ni cye kintu wabasaba cyangwa ni igihe support wabasaba muri kano kanya? Okay, just abantu badukurikirana cyangwa se abantu nasaba bari kudukurikirana muri kano kanya, so just dukeneye support yabo, dukeneye urukundo rwabo, dukeneye pushing ibintu byacu, batwereke urukundo, kubera ko natwe dukora ku bwabo kandi tuba tugira ngo tubahe ibintu byiza nibo dukorera. Ibyo dukora ntabwo tubikora ku giti cyacu, ahubwo twe tubikorera abo ngabo bari hanze y'igihugu, abari mu Rwanda na hirya. Dushaka gukora ibintu birenze ewana, tukajya tujya gutanga na za dance class za UK, bakora ibintu bya danje kabisa biri hejuru cyane. So just ndakeka muri aka kanya nabasaba support yabo, urukundo, ibyo ngibyo byonyine byabonetse bihari, kubera ko ibintu n'abantu dufite byose. So icyo ngicyo nabisabira tu muri make. Reka tubivane mu magambo tubishyire mu bikorwa. Abantu dufite hano ntago dufite aba fashion, nubwo dufite abanyamakuru nkatwe, dufite ababyinnyi. Reka batwereke iki bafite, ese bashoboye iki, ese koko barashoboye. Dushobora kuba twabimenya mu kanya, muri kano kanya, kubera yuko bari hano kugira ngo tubashe kuba twamenya icyo bafite. Reka twakire Vutu Gang, ikaze kuri stage.
viewers none nababwiye ko uyu munsi ni Classy Valentine, nababwiye ko uyu munsi tudafite udushya twinshi cyane. Murabona ko ubungu noneho ngarukanye n'umukobwa, murabona ko yambaye nyine ya myambaro nyine ijyanye n'umunsi turiho, murabona kabisa yifunze ku gipime cya danger. Buri kintu nababwira ko nuko noneho turacyari muri show, mwebwe nimujye kure mukomeze mubane natwe kabisa. Murabona kandi turaza kuba tubafite icyo bita battle, Classy Valentine battle, aho tuza kuba twafata uyu mukobwa akaza arimo arahangana n'abandi cyane kabisa. Ikaze, bimeze bite se? So, Bimeze fresh. Bakwita Joyce. bakwita Joyce. Yeah. Joyce, ubu ngubu ugiye kuduhereza show, uriteguye? Yeah, I'm ready. Uriteguye cyane? Cyane. Nta bintu byinshi ndibwirirwe nkubaza wowe. Urumva ikintu cyame ngiye kukusaba ni ugutereka mic hasi cyangwa ukayimeza nkayigufasha gatoya, ubundi tukereka abantu ese Joyce ashoboye iki. Reka turebe rero, nababwiye ko ubu ngiye no kubahereza show, nta kindi kintu kindaje inshinga uyu munsi kabisa. Abantu muri naho mukundana kabisa, ibintu ni fresh.
we back noneho dore ko turi timo irengeje abo mubare twari turiho mbere yaho uwa mbere twatangiye turi babiri tuza kuba batatu twabaye bane ariko ubu ngubu turi timu y'abantu bageze kuri batanu. Ntago turi batanu gusa ari n'abandi ariko tureba. Ahubwo nibagiwe no kuvuga kugira ngo muturebe uku nguku aya mashusho asa neza turayakesha umusore mwiza twita Landry Gucci. Mbara ni ibintu byiza cyane kabisa. Uyu munsi urabona ko ubundi n'Imana yavuze ati yabanje irarema Adamu nyuma yo kurema Adamu izana Eva maje kuzana Eva abandi baragenda baza natwe twatangiye turi babiri ubundi batangiye njyewe babanza nkoramo urubavu tuba babiri turabyara umucuranzi yego nyuma yo kubyara umucuranzi tubyara imanga baratereka tubyare n'imanga tubyara imanga ari bano bababyiniye dukurikizaho bucura tubyare n'umukobwa rero urumva rero uyu munsi ukomeze kw'abana uburyo uri tugiye kwerekesho noneho tugiye reka mbabwire ngo nyuma gutya turasoje tugiye kubyina akantu gatoya ako kantu gatoya turagendana ko ntabwo turi buze kugaruka ariko tubararikiye kuza kureba amakuru mu minota mikeya ni saa moya n'igice nko maze kubimenyera muze tubane mu makuru tubabwire amakuru yiri wavuga ndetse murabizi yuko ubuzima bwacu burangwa n'amakuru n'ibindi bintu ariko reka n'ubundi twikomereze muri Valentine show. Murabizi rero murabizi twebwe turisaze rwose twagiye ko ari abana bacu rero bagiye kutwereka iby'iterambere bageze bagiye kutwigisha kutudense tumwe na tumwe sibyo ariko namwe mugerageze aho twababyina namwe moye mutubyina nanjye ubu ngiye kugenda niga utudense tumwe na ariko ngenda ginya umukuntu ndaza kujya inyuma nawe ukansangayo ndikugusanga njye nibereye inyuma okay bigaragaye ko utabizi okay narebereka ngo bahanga ensa kabisa twaje noneho reka
dutangire ndizera ko twagendanye uko tubiri kose. Okay. 1 2 3. Akundi ubungo igishoje Shako bigiye kwitoza kubyina. Giye kwitoza kubyina ubutanzaza ndi umubyinnyi. uyu munsi ni mwiza cyane kabisa. Reka tugasubiremo twite tunasoza. Students uri kudufata cyangwa Simbonye ariko nakunoze. Ntago bikomeye. Rero fresh. Reka noneho tongeye tubizemo. Nuko gasubizamo turahindukira twita tubasezera ba twakwita. Mwakoze kubana natwe kuri uyu munsi. Hapo ndabona nizera ko ariko nuko nanjye ndi kubikora ariko ndimo nakubita. Uri sawa reka tubirebe ukuntu rero reka twongeye dusubiremo.